Hello guys, ndabasuje cyane. Nitwa Andrew Bagabo. Welcome to my channel. Uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora gusetinga YouTube channel yawe hanyuma ukazajya uyibona hariya muri search igihe uyisearchinze cyangwa ubwiye umuntu ngo nayisearchinge igihe itayizana ari ya mbere bitamugoye. Hari abantu benshi bikunda kubera imbogamizi gasanga arasearchinga channel yiwe akayibura pe. Ahubwo urugero yakwandikamo izina rya channel ye hakaza ibindi bizina byinshi ugasanga izina rya channel ye ntago riri visible hariya muri search. So ndakwibutsa gukanda subscribe niba utarayikora, ukande like, nyabona nukuri mukande like mwaba mwabyishimiye cyangwa mutabyishimiye byo mugerageza mwihangane mukande like, nukuri ni inkunga ikomeye, murakoze cyane. Noneho kugira ngo channel yawe ibe visible hariya muri search, dore ikintu ugomba gukora. Tumanze tuze hano muri Google, tumanze tubirebe. Ubona ko nari nabisearchinze mba nakoze research. Tuze turebe uburyo umuntu ashobora kubikora ikaba visible hariya muri search. Dore turasearchinze ngo how do I make my YouTube channel visible in search. Urabona hano hari utugambo tw'ubururu hano baratubwiye ngo adding your channel name as first keyword in your channel settings may increase the chance of your YouTube channel appearing in search results. So hano barakubwira ngo simply go to YouTube Studio and click on settings, then tap channel. Next, enter your channel name in the keywords box under the basic info tab. Ibi ngibi rero hano ibi bakubwiye gukora nibyo ngiye kugufashamo, ibyo ngiye kwereka ukuntu ushobora kubikora. Ni ibintu bitagoye. Barakubwiye ngo hariya muri karakaboro muri iriya taburo y'ama keywords hariya usettinga ama keywords. Keyword ya mbere igomba kuba ari izina rya channel yawe. So dore ikintu tugiye gukora, turaza hano tumanze dukuremo iyi YouTube Studio, tuyikuremo. Urabona ko imaze kuvamo. Tuze hano muri Chrome, muri hangana gatoya, tuze dusearchinge YouTube Studio. Tumara gusearchinga YouTube Studio turakirika hano. Turategereza gato imanze ifunguke. Urabona ko ifungutse. Ntago turi bukande hano handitse ngo get the app. Turaza hano munsi handitse continue to studio, bariho dukoresha kugira ngo dukoreshe YouTube Studio imeze nko muri machine cyangwa se muri computer. Hanyuma turategereza nanone gatoya cyane imanze ifunguke cyangwa se loading running. So urabona ko tayari yamaze kuza, YouTube Studio yamaze kuza. Ubu ikintu tugiye gukora, tugiye kuza hano mu kuboko kw'ibumoso, turebe hano hasi hahera hari akaboro ka settings. Nitumara kuza hano kuri settings, turaza hano handitse channel kuri kabiri, channel. Ubwo urabona ko ngewe tayari namaze mu ma keywords yanjye. Keywords ya mbere urabona ko ari izina rya channel yanjye ni iyi ngiyi. Ubwo nawe ahangaha niho uri bushyire
izina rya channel yawe hano kuri keyword ya mbere. Aya ni ama keywords yanjye, ubwo nawe ufite ayawe wagize wafunguye, ariko iyi ngiyi iyibanza hano niyo keyword yanjye ya mbere, nk'uko twabisomye hariya muri Google. Kugira ngo ibe visible cyangwa se ujye usacinga channel yawe igaragare, nuko keyword ya mbere uyigira izina rya channel yawe. So ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, rwose niba warayikoze Imana iguhereze umugisha. Ciao, nawe utaha mwakoze kubana natwe muri iyi video, kandi subscribe kugira ngo neza ubutaha zajye zibageraho ku gihe. Ciao ciao.